bwoko bw'Imana muri Esther na Vashiti. Uru n'urugero rwiza cyane ku bantu bagize igikundiro bose, ariko umwe akagitakaza undi akakibungabunga ndetse akakigumamo akagira icyo akikoresheje mu gihe cibo kugeza n'uyu munsi wa none. Tukaba tumwe turavuga amateka ya Esther. Vashiti baramutumijeho yanga kwitaba umwami kubera umunebwe arijyamira, bituma ava ku bwamikazi atakaza icyo yari afite yagihawe n'igikundiro, ariko ko tamwete yari afite wo kumvira no kubaha atabwa hanze. Esther ahageze aho ahantu bahamagaje Vashiti kwinjira kubera igikundiro yagize, bakamuhamagaza kanga. Esther yahingiye ahingizwana n'umwete igihe bashaka kwica ubwoko bw'Imana. Modoka akamubwira ati nutagira icyo koze mu gihe gisa nk'iki nta kabuza Imana izagutabara iciye mu yindi nzira. Ariko wowe icyatumye umwamikazi mu gihe gisa nk'iki, icyatumye umwamikazi ukagira igikundiro ku mwami, si kugira ngo widamarire wijyambire, nugira ngo ugire icyo koze mu gihe gisa nk'iki. Mu mwete Esther yagizeho kujya gukiza ubwoko bw'iwabo harimo umugambi w'Imana. Impamvu nababwiye ntago ari umwete wose Imana ishigikira, ugomba gusuzuma umwete wose ugusunika gukora, urebe kuri kumwe n'Imana, Imana ibishigikiye. Esther kubera ko yari afite umwete Imana ishyigikiye, yarahagurutse nubwo cyari igihe cyo gusanga umwami, nubwo atari yahamagajwe nkuko Vashiti yari yahamagajwe, ariko umwete yari afite watumye akiza ubwoko bw'iwabo. Bene data, dusuzume mu buzima bwacu. Ni byiza kugira igikundiro, ari igikundiro ni cyiza yagasanga nta mwete ufite, ushobora kurangiza uri hanze nka Vashiti. Imana ibo mugisha, Imana ibayezagire. Ndakwifuriza kuba nka Esther nuzabe nka Vashiti. Igikundiro uzagira nikizakubera impfabusa, ari igikundiro uzagira umuryango ugakinguka, uzagira ikintu umara nyuma yo kumuryango ukinguwe. Ku muryango ukinguka ni kimwe, kugira icyo umaze nyuma yo kumuryango ukinguwe ikindi kintu. Abantu benshi bakinguriye imiryango, ariko uyu munsi ntacyo bigize bamara nyuma yo kuyo miryango ikinguye mu buzima bwabo. Ariko abantu biteguye mu mwete mwinshi, munsi bagize amahirwe y'akajyango gato gakinguye mu buzima bwabo, baratumbagiye bagera kure cyane. Ndakwifuriza kuri abo muri abo bantu turimo turavuga hejuru y'umwete n'ubunebwe. Ese ni iki urimo guhitamo muri iyi minsi kugendera nacyo? Ni aho guhitamo icyo uzicaza mu buzima bwawe. Esther yabihisemo neza, agira umwete, Imana ibana nawe, maze aho Vashiti yatsindiwe Esther yarahatsindiye. Uyu munsi tuvuze hejuru igikundiro n'umwete ko bitandukanye cyane. Usengera igikundiro ni byiza, kugihamagara ni byiza, kugihanurirwa ni byiza, kucifuza ni byiza igikundiro, ariko ibyo byose ubikore uzi neza ko ufite umwete uzagaragaza nyuma yuko igikundiro kikukinguriye umuryango utari gushobora kwikingurira mu buzima bwawe. Yesu abezagire, abaho umugisha, kandi turusheho guhinduka kuruta guhezagirwa. Ndabakunda. Shalom.